ahubwo mfite umuntu wo muri Amerika wampaye amakuru yampaye amakuru yambwiye amahano y'Imana ngo yamukoreye uriya ni impano ya Satani namukoreye amahano akuriya mutipe mani ariko rero ukambabwira we impano y'Imana reka mbanze nkubwira ikintu kimwe impano y'Imana nutitonda sha je hari umuntu wamamagaye wo muri Amerika mbwira ibintu none we yamukoreye numva none ntibibaho yakubwiye ngo iki so umuntu we muri amafaranga menshi cyane ari hejuru y'ibihumbi 200 ni wa mugabo ubwamagaye mu kanya Theobald ayo impano y'Imana ni umujura kabuhariwe uwo arutwa n'abandi b'amamodoka cyangwa bagatobora inzu Theobald ibyo mubona akora ni mu buryo bwa kimaje ntago ari impano y'Imana ntago ari gukikora ubwiyo ni impano ya Satani Theobald twari dufunganywe turamubwira ati wowe ko wumva yuko ufite ibitangaza ikuri hano twe utureke Theobald byabaye ngombwa yuko aho twari turi yarariza aratakamba ikigali ni mutaba amaso Theobald arabamara nk'umutungo buraseri yirirwagayo ubu ngo bagezeyo bamukubita hano ku murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu ahageze naho ni gucyo yashinze akabari karahomba nta kintu agira akajwi yarababwiye nanga kubyumva ubanze kumva ngiyatinze no kubona cyoze cyo ni kimwe Theobald ari umuntu azarira amafaranga akamutera icyuma akamwica impano y'Imana nadafungwa leta ati abo yaririye amafaranga bo ubwabo bashobora kuzamuhiga bakamwica uyu muntu rero witwa impano y'Imana ngewe ikintu nabwira abantu mu mwitondere by'umwihariko reka mbwire umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr B Munagiraseri iki kibazo cy'uyu muhungu witwa impano y'Imana kimaje kurambirana cyane giteye inkeke nibiba ngombwa uyu nguyu nta nubwo ari wo kujyanwa muri prison bamujyane ahantu bita Iwawa impamvu uyu mukobwa mukize hanze nuko nawe nyuma namuhamagaye akanga kunyitaba aka kanya nimbona ko umuntu amuvuga nabi imodoka akahita yicurika wowe urabona ntago ufite ubwabo ko ubwoba bwa impano y'Imana se kwaje inara Yesu ahubwo rero reka nkwereke iyo myuka miba afite nimba nayifite imugarukira igende mu yego impano y'Imana se muziranye mu biki hano ku karere ka Rubavu yego mu murenge wa Rugerero ni umuntu ndetse w'umutubuzi we yakwereka yuko akora amafaranga kandi biriya ni ibintu byo gufurapa abanyarwanda reka ngubwire munyamakuru Uwiteka abane nawe kandi agukore ku maso ikintu kizaba kuri impano y'Imana nakubwiye kare ngo igihugu nikitamufata hari umuntu uzamwica avuga yuko afite imbaraga yinjiye mu by'ubuvuzi biriya byose uriya mbese tumufata ngo amayibo hano mu karere ka Rubavu ese wowe witwa nde ubundi amazina yawe banyita minsi yashize waraje uravuga uti reka mbereke ngo umuntu ngo wafashe uwo bita Vava akamuroga amutwereka mweta ariko wabivuze n'imimi wa mukobwa mwari muri kumwe twari turi kumwe nyine ariko naga ari waroze Vava ngo ari impano y'Imana mu bantu twongera kuvuga ni wongere kumbwira uwo muntu ahubwo mfite umuntu wo muri Amerika wampaye amakuru yampaye amakuru yambwiye amahano y'Imana ngo yamukoreye uriya ni impano ya Satani namukoreye amahano akuriya mutipe mani ariko rero ukambabwire surebe uriya mutipe yakoze ibintu byinshi leta ngo yagiye imufunga kubera amadega menshi yagiye akora ariko we impano y'Imana reka mbanze nkubwire ikintu kimwe impano y'Imana nutitonda sha Jamano y'Imana se umva mbanze nkubwire impano y'Imana we nutitonda reka mbanze mu butumwa abantu bamugezeho b'inshuti ze yego impano y'Imana nutitonda nutitonda kuko hari ibintu ubona ukabona bimaje kurengerana nutitonda impano y'Imana wowe ibyo navuze abantu babyumvise impano y'Imana ni igikenya gute se ni igikenya mwana uzi hari umuntu wamamagaye wo muri Amerika mbwira ibintu none we yamukoreye numva none ntibibaho yakubwiye ngo iki so umuntu we muri amafaranga menshi cyane ari hejuru y'ibihumbi 200 kurya ageze no muri Amerika se ndamufite hano ndamufite na impano y'Imana nabipinga azambwire uwo muntu twereka turebe mwereke nimero twavuganiyeho
mutwereka karareka nkubwire. umva nkubwire nimero ntabwo ndi muvugemo umubare umwe ni akamenyetso ko guteranya 1 9 3 7 5 9 1 5 7 9 ubundi mubare niwo ntavuze dore ayewewe niyo wakwiyamagara uwo muntu uwo muri Amerika nakubwiye ko bamwibya ngahe ngo yamutwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 200 nta nubwo ari uwo muntu wo muri Amerika gusa hari n'undi wa hano mu Rwanda hano za Gisenyi Rubavu Gisenyi nawe yakoreye ibindi bintu noneho by'ibishitani urumva ariko reka nkwereke aho kugira ngo nkomeze mvuge ibintu byinshi reka mbanze ngire gutya mbanze nkina amajwi yego urumva ako telefoni ni wa mugabo uguhamagaye mu kanya uwo Theobald ariwe impano y'Imana ni umujura kabuhariwe uwo arutwa n'abandi b'amamodoka cyangwa bagatobora inzu uwo Theobald ibyo mubona akora ni mu buryo bwa kimaje ntabwo ari impano y'Imana ntabwo ari gukikora ihubwo ni impano ya Satani Theobald twari dufunganywe turamubwira ati wowe ko wumva yuko ufite ibitangaza ikure hano twe utureke Theobald byabaye ngombwa yuko aho twari turi yarariza aratakamba afande gara wari uri ufata ibijura mu mujyi wa Gisenyi ufata na bamwe b'urumogi niwe wamufunguje aramubwira ati bavuga yuko ukora amafaranga ugiye kudukorera umubare runaka biramunanira bya bindi byo gufata inzoga yarangiza akayikaraba akaza havuye 10,000 mujye bwigakimaje siwe wenyine ubikora hariho n'undi bita wa Uganda hariho n'undi bita Major abo ngabo nta bantu bagenda baba bafite imiti bagakora ibintu bashaka guhumisha amaso y'abantu ariko icyo nakubwira ubu ngo bameze nk'ikijyabarezi uko ikijyabarezi kitaguha miliyoni niko na Theobald ataguha amafaranga ahubwo yandi ubona atanga nabana bayeskorotse akayabaka we akajya kuri social media yigizangana ariko ikintu nakubwiza ni kimwe ukuri kwanje ugufate ntabwo tuziranye sibye kukubona ku kiganiro ari umugabo ufite ikiganiro hari kuri inuza yanyu kuri channel yanyu ariko ikintu nakubwira ni kimwe ikigali ni mutaba amaso Theobald arabamaraho umutungo buraseri yirirwagayo ubu ngo bagezeyo bamukubita hano ku murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu ahageze naho ni gucyo yashinze akabari karahomba nta kintu agira ngo ni maskini ukugira ngo umenye yuko ibyo akora wowe uzamubwira ati mu mafaranga yawe yaturi ndi byashoboka we yumva yuko wamuhereza amafaranga akayakoresha kandi abaha kugira umenye ukuri abaha amafaranga uzabaze ngo mbese yatuye angahe yagwaye angahe biriya ni ibintu byo kubeshya Kajwi yarababwiye nanga kubyumva uwanze kumva ndiyatinze no kubona cyo ni kimwe Theobald ari umuntu azarira amafaranga akamutera icyuma akamwica ngibyo ndabibabwiye kandi igihe kiri bugufi uwo ngo wowe ni ngombwa leta y'u Rwanda nitamufata Imana yo izamwicira. Alright fashi telefone nashaka gukora ikiganiro ufite telefone yego urumva wabyumvishije nabyumvishije aravuga ati impano y'Imana nadafungwa ati abo yaririye amafaranga bo ubwabo bashobora kuzamuhiga bakamwica yego so rero uyu muntu witwa impano y'Imana ngiye ikintu namuvugaho nkurikije amakuru maje gukusanya ni igikenya ni igikenya kukiri gukusanya amakuru ye cyane biraza kukumara umva nkubwire twese suko tudakeneye amafaranga yego kandi amafaranga arayakwiye suko tutakora n'ibindi bintu bibi biteye ubwoba kugira ngo amafaranga tuyemure twayabona pe sirimo ndabeshya dufite abantu benshi bari hirya no hino ku isi twa scamming twabeshya twagira gute ariko impamvu tutabikora ni ukurinda ikintu bita ubuhamya kurinda CV yawe uyu muntu rero witwa impano y'Imana ngewe ikintu nabwira abantu mu mwitondere ibintu ababwira ni ibihuha ni ibintu biri aho bidafite umurongo bidakora ikindi ndasaba urwego rw'ubugenzacyaha by'umwihariko reka mbwire umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Bimurangira Seri iki kibazo cy'uyu muhungu witwa impano y'Imana kimaje kurambirana cyane giteye inkeke so nk'umunyarwanda nkanjye nka Karabo k'Imana inama cyangwa se icyo nagusaba nuko hari ikintu wakora kugira ngo abanyarwanda batuze bagira amahoro kuko uyu muntu arimo arascaminga abantu benshi ngo ngiye hari umuntu bambwiye w'Icyangugu yascaminze iriya modoka mubona agenda mu yakarina iriya modoka yakarina ngo yarabeshye yabeshye umuntu amuha imodoka can you imagine
umuntu ave mu modoka mani ayiha umuntu w'umutubuzi pumbafu umuntu uri aho ngaho udafite 12 turi kumvikana. Rero umuntu witwa Mpano y'Imana rwose leta yacu, leta dukunda, babyeyi bacu, uyu muntu witwa Mpano y'Imana simbabwiye ngo mumufunge, ahubwo wenda mu mujyana ahantu mumuhe briefing nibiba ngombwa. Uyu nguyu nta nubwo ari wo kujyanwa muri prison, bamujyane ahantu bita Iwawa. Yego. Bamujyane Iwawa, bamuhereze amabwiriza, bamwigisha n'imikorere, byibura bamuha icyo gukora. Kuko uwo muntu ari aho arimo aresikoroka, arimo arateka imitwe, ari mu bintu biraho byimbwa by'ubugoryi, utamenye iyo biva niyo bijya. None se Kara, reka nkubaze, ibi ngibi ibintu uri gukora biraza kukumara iki kukiri gushaka gusenya Mpano y'Imana cyane? Mpano y'Imana ndamusenya, ahubwo ari we wishenye, ari we wishenye yambura abantu. Uno munsi rari video nabonye ese katamvugaho Mpano y'Imana rega arabiza aranzi twahuriye ahantu. Mpano y'Imana twahuriye ahantu, ndagenda namwegera nawe gasi Mpano y'Imana kuri ayo mafaranga utuburira abandi wankore, kuko abizi ko ndi umucukumbuzi, kuko buriya ngenge ngerageza no gukora itangazamakuru, wowe urabizi. Ahita ambwira ati Karabo wapi ntago ibyo nabikora, ati reka ngende turaza kuvugana. Ahita nyerera aragenda, abakobwa yararimo arakoresha, ndagenda ndabegera, reka nkwereke hari n'uwo twifotoranyije, reka mushyire hanze, nabishaka nawe ajye muri RIB nditaba. Abakobwa bandagiye hanze uretse tubireba. Uwo mukobwa niwe wambwiye ngo Karabo uriya muntu arakubeshya, biriya byose arabeshya, na biriya avuga ngo ni amaraso y'urukwavu arimo aranywa, ni konyage yavanze na fanta ya coca. Nguyu reka turebe, nguyu uyu mukobwa wamubonye. Impamvu uyu mukobwa mukize hanze nuko nawe nyuma namuhamagaye akanga kunyitaba, nuko icyo gihe yabimbwiye yanasinze uyu mukobwa, wenda aravuga ati Karabo arahita nshyira hanze. Wamuzuminze cyangwa ifoto nze kuyikorera? Ifoto zo kuyinyura ndayiguha noneho ajye muri RIB arege tugende. Ariko kuki abantu birwa, ariko abantu babazi ko ngo RIB yamfunga? Ayiwe mwarasaza ahubwo wa mugani wa Gitwaza. Uwo mukobwa abaguha amakuru yose ko bita Mpano y'Imana abarimo arabeshya. Yarabimbwiye Mana, arambwira ati Karabo ndi umufana wawe, ni umufana wa Mpano y'Imana uyu mukobwa, akaba n'umufana wanjye. Arambwira ati Karabo nagukurikiye kuva kera, ariko umuntu witwa Mpano y'Imana mane niga yanjye Karabo, uyu muntu urumva nyine yivugishaga ibintu yari yanasinze. Ati uyu mutipe arimo arabeshya, ni injuga na Mani Patrick. Karabo ntushona se? Ntabwo ni Mani nashone kabisa. Nese reka nkubaze, uwo muntu waguhamagaye wo hanze ro twakanye ikiganiro bundi, ambwira ko we ngo yamuhaye nimba ari 290 ngo ariko ngo yashakaga ngo 200,000 n'umutipe w'umukire cyane. Twakoranye ikiganiro bundi, uwo ngo waguhamagaye wo hanze yakubwiye ko yashakaga iki? Yambwiye ko yashakaga kugira ngo amuture amafaranga nyine, ariko ngo Mpano y'Imana abanza amwohereza amafaranga. Ariko se abantu bo umuntu atubura amafaranga ntabanje kwituburira, ubwo murumva atari ubusikama koko? None uraza kurabona bino bintu biroza kurangira bite? Birarangira Mpano y'Imana natiyana bamufunze, natisubiraho. Icyo kintu ubona kiri buze kwa cyabikemura sana. None Kara, dukomeze. Wowe ubwa mbere abantu waravuze ati reka mbivuge, na kintu cyo guhisha wowe na Mimi, igihe mwavuga muti uyu muhongo koko ntago ari waroze Vava, nagafite oya mwavuga ngo ni wamuroze, sibyo? Ahubwo abantu bahita Mimi, abantu baraza bavuga bati reka ntago ari we wamuroze, kuko nagafite ubushobozi bwo kuraga cyane ko ibyo akora atari uko bira n'umuteka mutwe. Uriya nagafite ubushobozi bwo kuroga, banze kubitiremo agapira gake. Uriya n'umuteka mutwe wa Kabombo original. Ariko wampuje na Mpano y'Imana, ngiye wampuje na Mpano y'Imana, ariko bantinyira iki? Amafaranga ugaceceka ntuzongera. Oya kuki bantinya? Ariko uziko na Dr. M ntuza uyu sore amubwiye ngo nkubuze na Karabo arabyanga. Ayoze bantinyira iki? Niba aze muhumure, nta kosi ry'igisirikare nakoze, ayo sinzi ikintu bantinyira kweli. Nimba bazi ko ari ikibazo nawe uravuga ukarengera kandi ugashaka gutanga amakuru. Oya ndengera guteze kukibangagura nanjye mu kiganiro. Oya ahubwo uzi ikintu kituma bahabuka. Ngiyewe ndi umuntu wagiye, reka nkubwire ikintu cyambere abantu mutazi.
ndi umwe mu bantu baburekinze inkuru z'abapasiteri b'abasikama RIB zigenderaho ibyo bakoresheje n'ibyo navuze. Ninjye muntu waburekinze iyo nkuru bwa mbere, mwe abanyamakuru mwese mubigenderaho. Ninjye muntu wazanye inkuru nyinshi cyane, nagenzana inkuru nyinshi, ni inkuru ya Vava na Dr M. Ninjye muntu wayitangije mbabwira ko Vava Dr M arimo arasikaminga umuntu witwa Vava. Sinjye muntu wayitangije, nabivugiye no ku Gasaro. Ureze ko cyubundi abanyamakuru mutajya munampemba, je mbaha content kandi zanyaza original. Ahubwo abo bantu buvuga amakuru bazajya bakwishyura, utazajya bamenera amabanga. Bamenera amabanga bazanyishyura ngahe kandi igihe nkunda mbashaka breaking icyo bita ukuri ikintu kiri real. Twikomereze rero. Kara none se ubundi wenda n'ubundi twari tukiri kuri uwo nguwo, sibyo? Abo batipe byonyine kuba uri gutanga nimero zawe, sibyo? Nigeze gushaka kubikubwira, wowe wita Mpano y'Imana, hari video yagaragaye yashyize hanze avuga ko yafashe imodoka ni isanzwe tu akayikubi imodoka iyi ngiyi gutya y'umuntu wagerageje kuba yamuvugaho. Narayibonye. Wayibonye? Yaguye ayisangana aparika cya kimodoka cye kikimeze n'iki twageranya n'urukwavu rw'ikimonjwe, cya kimodoka cya pampagaye ahita avamo ngo ni nk'umunyamakuru. Noneho muze no kureba nta nubwo bazi kweditinga. Hari ahantu yahise abwira umuntu wari urimo ufata video ngo genda ubabwire ngo hita ubabwira ko ari Mpano y'Imana ngo ageze ahantu ngo habereye impanuka. Noneho ubutekamutwe bwahita bukira hanze. Uriya ni iki? Uriya ni umuntu no mu mutwe ntago ameze neza. Ntawe uvuga ngo umuntu ntago ameze neza mu mutwe. Aka kanya nimba ubona ko umuntu amuvuga nabi imodoka akahita yicurika, wowe urabona ntago ufite ubwabwo ko ubwoba bwa Mpano y'Imana se kwaci intara Yesu ndamuzi. Ahubwo rero reka nkwereke iyo myuka miba afite nimba nayifite imugarukira igende natihana imushyira ahantu ku buryo atazongera no kugaragara. Yego, ajye kuba mu rugo iwe mu izina rya Yesu. Mfite ubutwari Imana yampaye bwo gutegeka imbaraga mbi z'abadayimoni. Kandi uriya we noneho si imbaraga z'abadayimoni, uriya ni igisamba arabeshya, nta n'imbaraga afite ahubwo z'abadayimoni. Imbaraga z'abadayimoni nta n'izo afite, cyo kora arabakorera. Ngo nta n'imbaraga z'abadayimoni none murimo murahanganira kuzigira. Weya ntabwo duhanganira kuzigira, je ntazo nyeneye. Ndi umukozi w'Imana, Imana yanjye niyo nkunda, ni nayo nzakurikira iteka ryose, anayisanga mu ijoro. Amen. Kandi ndashaka kuvugisha umuntu kuri telefone, tubanze abitubwire neza, atubwire amakuru y'Impano y'Imana tumenye neza, tazagira abantu tazabagira ngo bitubeshye. Yes. Arayifata. Allo? Turi mu kiganiro live, ndagira ngo nimba witeguye tuganire. Uyu muntu witwa Mpano y'Imana, apare wenda y'ibyo twaganire mu gikari, Mpano y'Imana muraziranye? Ndamuzi. Mpano y'Imana muraziranye? Yego. Mpano y'Imana se muziranye mu biki? Hano ku karere ka Rubavu. Yego. Mu murenge wa Rugerero. Yego. Uwo mugabo Mpano y'Imana ni umuntu mbese w'umutubuzi. We yakwereka yuko akora amafaranga kandi biriya ni ibintu byo gufurapa abanyarwanda. Ikindi afata inzoga ya mitsingi yarangiza ndetse n'ibintu by'ubumashi. Hariho n'undi wita wa Uganda. None se maji maji ko aba ari ibintu bibiri satanike kandi bikorwa nyine umuntu agahita bibona ko bikoretse bya nyabyo, uravuga ngo ni umusikama gute kandi uvuga ko akora maji? Mpano y'Imana ni umutekamutwe. Biriya bintu ni umutekamutwe ariko gusa umumajisiye. Reba uko akundi ko bavuga ngo bibuze fata igiceri, urumva, ukagishyira mu gikombe, warangiza ugacunda guta hakavamo 5,000. Ubwo ni ukuvuga ngo we akora ikintu gisa n'ikigaragarira rubanda ariko ari gushyiramo ubujura. Icya mbere, Mpano y'Imana ndiyaguhereza 200,000. Mpano y'Imana ni umuntu ukoresha kuvuga ngo reka ngore ikintu kinoti, icya mbere ndiyaguha amafaranga aturutse mu maboko ye, we akwaka 1,000 cyawe. Ubwo rero kiriya kintu ni kigaragaza yuko
n'ikintu kiri gisatanike atari imana yavuye ku mana. Abanyarwanda babe maso. None se abamaji ibintu bakora baba babeshya? Ibintu bakora ibintu bakora baba babeshya cyane kuko bameze nk'abari abakina akazungu. Okay, noneho turimo wenda tugana ku musozo. Impano y'Imana mwahuriye ni igiki yagukoreye wenda gituma uvuga uti uyu muntu ni umutubuzi? Twari dufunganywe yego kuri Kirizo Iburigade ya Gisenyi. Yego. Ubwo dufunganywe ariza kuvuga ngo mwebwe iminota mike ndabafunguza. Turangije turamubwira ati wowe ngo mwari mufunga barabwira ngo iminota mike ngagiye kubafunguza yifashije za majizi. Yego yaramunaniye. Ikindi yafashe inuza irase. Irase arangira ararikata. Arangira bamubwiye kuriteranya turavuga ati reka tugucunge. Arangije iryo rase ararikata turamubwira ngo aba bamaje twabanye nabo kumugunga. Reka tugucunge turavuga ati wowe Theobald ntabwo ari imana wakuye ku mana ni ubumaje bya bindi by'ubutekamitwe. Hari ukuntu ukora ikintu cy'ubumaje ariko atari ukuvuga ngo ni imana yavuye ku mana. Ibyo ngibyo tujye tubyemera. Ubwo ikindi yaravuze ngo agiye gukora amafaranga biramunanira we nani afande Gisagara. Yaramubwiye ngo wowe ko ufite imbaraga ifunguye. Byaramunaniye. None rero wowe yakuriye amafaranga se? Ngo ikintu kituma ngubwira ngo Impano y'Imana ni umutubuzi. Yego. Ngo ikintu ahantu mu kabari agaragaza yuko agiye kubakorera amafaranga yarangiza akababwira ati muraduha nimero zanyu za telefoni. Akakubwira ngo wowe urajya mu cyumba ufate imbegeti. Niba no gufata imbegeti ndaguha amafaranga. Icyo kintu Impano y'Imana hano mu karere ka Rubavu baramukurikiye babona nda gisubizo kirimo ameze nk'ikijyabarezi. Rero hano mu karere ka Rubavu twakanuye amaso ahiyungira i Kigali. Ahubwo mbwira abanyakigali umugabo yamuriye Pasiteri Claude naramusetse cyane. Pasiteri Claude umuntu w'umupasiteri muzima uvuga ngo afite mwuka wera. Hari aho bavuze ngo mu gihe cy'imperuka bamwe bazaza biyitirira izina ry'Imana. Reka ngubwire munyamakuru Uwiteka abane nawe kandi agukore ku maso. Ikintu kizaba kuri Impano y'Imana nakubwiye kare ngo igihugu nikitamufata hari umuntu uzamwica. Avuga yuko afite imbaraga yinjiye mu by'ubuvuzi biriya byose. Uriya mbese tumufata ngo amayibo hano mu karere ka Rubavu. Ese wowe witwa nde ubundi amazina yawe? Banyita Imana Zabayo Izakenere mu karere ka Rubavu. Ntuvuge umurenge utuye. Umurenge wa wihorere. Wihorere. Mu rwego rwo kurinda umutekano wawe. Umva ntacyo yandwara uwo nguwo. Oya ntacyo. Narugamo akubanza yaramuriye umumarizane muri amafaranga yamuriye. Nshaka kugira ngo Impano y'Imana njyewe kuko ibyo ngibyo dushaka izo mbaraga za Satani kuzikubita. Yego. Twarangiza tukazinetareza tugiye Nazareti. Bavuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu b'Imana babamo. Ariko Impano y'Imana njyewe ndi tayari bifashijwe n'Umwuka Wera. Yego. Kuzamenagura ubwami. Yego. Icyo ngicyo cyo ashyira umupira hasi yemere akore n'ubundi uwo nguwo ni umujura kabuhariwe. Sasa rero reka tugushimire ku makuru meza uduhaye. Ni byiza cyane rwose kandi ukomereza abantu ntakagire umuntu ugushuka mu by'amafaranga. Reka ngondi mugenzi wanjye turi kumwe akubaze. Yego niko ushaka kubaza. Impano y'Imana mwapfuye iki ku buryo mva mushyira hasi? Impano y'Imana impamvu kuko ibyo akora we agaragaza yuko akora amafaranga. Urikora abantu bakina utu dukarita tw'akazungu. Ndabaza gukina akazungu. Iyo bari kudukina wowe ubona ikarita iguye. Yego. Ariko wowe utibufashe ikarita ukayigura. Bakakugira ibyawe. Ni gutyo Impano y'Imana ameze. Mbese ameze nk'abantu umuntu utera abantu imiti. Ari byo uriya muhungu kakajwi
muri nibyo kakajwi ngo yavuze. Okay, hari ibyo kakajwi yavuze. Kakajwi harimo Imana yababwiye yuko mwitegura kuko isaha n'isaha mano y'Imana agiye kuzabashira hasi. Icya mbere wiya miliyoni z'abanga aratanga ndazatanga. Biriya byavuga ngo ugasanga ahubwo atuka Sarongo. Ahubwo Sarongo ni uko bose bakoresha imbaraga z'umwijima. Sarongo yari kuzamumena amaso. Neza neza. Ariko ikintu nakubwira ni kimwe, mube maso, mucunge izamu ryanyu. Buriya si umuntu wo wakwiyegereza. Biriya byose icyambere Pasiteri Claude yamuhaye angahe. Buriya umukozi w'Imana Noheli wiyita ngo ni umukozi w'Imana nabo badafite imbaraga. Reka tuzafata umwanya tuganire, numva ufite byinshi byo kuvuga. Urumva? Natwe tuzabiganiraho nta kibazo, ariko hari abasore kwati uyu muntu ngo nimo ngo atwishe duhagaze muri comment niko bari kuvuga. Jewe muzi neza mu karere ka Rubavu afite akabari arancanye Imana ikora. Afite n'akabari aho ngaho. Sawa urakoze. Kuro nabura kubipisha abantu. Sawa urakoze cyane. Ingo urumva yarababaye cyane wajya mukure. None rero. Byiza reka dusoze. Reka dusoze ndumva nta kindi gihari, urumva cyambere nuko ugiye wabanje kubimbwira nyine azira ngema mugete uvugisha umuntu nuko nyine wari wabanje kunyinera zira voice note nkumva wapi hasi karabo ntago ari abantu bashaka ko yabwiye bari kwihimbira ibintu byabo. Oya ntago bakwiye umuntu afite amakuru. Reka dusoze tugana ku musozo n'icyo babwira abanyarwanda bakurikiye Karabo K'Imana Patrick. Cyo nabwira abantu nuko abantu babe maso, ikindi bumva ibyo tubabwira, ibyo mbabwira mujye mubyumva cyane. Ubishaka azabyumve, utabishaka akomeze, ariko byiza nuko babyumva. So ukeneye nimero yanjye ni 07868555 ariko ukampamagara umbwira ibintu bisobanutse. Mu buhanzi warazimye? Oya ndahari. Urakoze cyane. Ngiye gukora comeback. Reka mushimira ko cyane. Thank you so much.